Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaho umugisha. Yesu ashimwe bene data. Amazina yanjye nitwa Musabyimana Florier. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'ibyo ku ngoma, ingoma za kabiri, ibice 34 umurongo wa 27. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo kuko umutima wawe wari woroheje ukicisha bugufi imbere y'Imana wumva amagambo yayo ivuga kuri aha hantu n'abaturage baho, ukicisha bugufi imbere yanjye ugashishimura imyambaro yawe ukandirira imbere, nanjye ndakumvise. Nuko niko Uwiteka avuze. Nuko nzagusangisha ba sogokuruza ushyirwe mu mva yawe amahoro, kandi amaso yawe ntazareba ibyo byose nzateza aha hantu n'abaturage baho. Nuko baragenda babwira umwami ubutumwa. Reka dusome n'ijambo ry'Imana riboneka hano mu ngoma, mu gitabo cy'ibyo ku ngoma n'ubundi cya kabiri, ibice byaho 7. Dusome ku murongo wa 17. Haravuga ngo kandi nawe nugendera imbere yanjye nk'uko so Dawidi yagendaga, ugakora ibyo nagutegetse byose, ukitondera amategeko n'amateka yanjye, nanjye nzakomeza ingoma yawe nk'uko nasezeranye na so Dawidi, nkamubwira nti ntabwo uzabura umuntu wo gutegeka Abisirayeli. Reka dusoreze hano mu gitabo cy'Abami, Abami ba mbere ibice byaho 3, turebe naho uko havuga. Abami ba mbere ibice byaho 3 umurongo wa 14 haranditse ngo nuko kandi nugendera mu nzira zanjye ukitondera amategeko n'amateka yanjye nk'uko so Dawidi yabigenderagamo, nzakongerera kurama. Imana ishimwe cyane. Bene data murimo munyumva munkurikiye, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga imigisha ikomeye. Hari imigisha myinshi abantu mu buzima busanzwe babamo. Hari imigisha ikomoka mu muryango, hari imigisha ikomoka mu mibereho, ariko hari n'imigisha iva mu ijuru ikomoka mu kubaha Imana no kugendera imbere y'Imana. Rero mbere yo kugira ngo mbabwire imigisha yo kugendera imbere y'Imana, reka mbanze mbabwire gato ku kugendera imbere y'Imana. Bibiliya, ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro riratubwira ngo Imana ihamagara Aburahamu yaramubwiye ngo ujye ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose, nanjye nzaguha umugisha. Tugiye kuganira rero ku ijambo ese umuntu agendera imbere y'Imana ate? Nta kindi gisobanuro kinini gihari. Kugendera imbere y'Imana ni ukugenda uzi neza ko muri kumwe, ukumva ko aho uri hari, aho ugenda ihagenda, ibyo utekereza iri kubibona, ibyo uvuga iri kubibona, ukumva ko muri kumwe. Ndagira ngo mbabwire ngo nta muntu n'umwe ushobora gutinyuka kwiba abona abaturanyi bamureba, abona abantu bo muri hoteli bamureba ngo yibe. Nta n'ushobora gutinyuka kuroga ku manywa. Nta n'ushobora gutinyuka gutukana abana be batoya bamwumva. Rero kuba utukana, kuba wiba, kuba ushobora gusambana, uzi ko abaseriveri bo muri hoteli bakure babizi babibona, uzi ko abana bawe bari kukumva utukana, ugatinyuka kubikora, ukaba utatinyuka kubikora ariko ukabikora, ni ukuvuga ko uba uzi neza ko Imana itakureba.
kuko Imana iruta abaseriveri, Imana iruta abana bawe, Imana iruta inshuti zawe n'abaturanyi. Kuba rero hari ibyo wakorera mu baturanyi ugatongana abaturanyi bumva, ni ukuvuga ko Imana uba wayimanuye mu gaciro, wayishyize munsi y'abaturanyi, iri munsi y'abana, iri munsi y'abaseriveri bo muri hoteli n'ahandi. Rero kugendera imbere y'Imana ni ukuyiha agaciro, ukumva ko ihari ikureba, noneho ukanumva ko iruta abandi bose bari aho ngaho. Warangiza ukumva ijwi ryayo, ukumva ikikubwira. Ubundi ni icyo bita kugendera imbere y'Imana. Ni icyo Imana yari ibwiye Aburahamu, yari imubwiye ngo ujye ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose. Ni ukuvuga ngo buri gihe ibyo ukora ujye umenya ko mpari, ukore ibyo gukiranuka, ntutinyuke gukora ikibi mpari. Rero abantu benshi bakora ibibi, Imana baba babanje bakayikingiranira ahantu, kandi koko iyo uyikingiranye yirahaguma, kuko Imana igihe cyose iyo uyihamagaye iraza, ariko iyo uyirukanye irakwihorera ikakureka. Ariko si uko ibikuretse itabibona, ahubwo byose ibizabigaragaza ku munsi yagennye. Rero kugendera imbere y'Imana ni ibyo ngibyo. Ntabwo rero birangiriraho. Ndagira ngo mbabwire abanyumva, iyo umuntu agendera imbere y'Imana hari ibyo aba yigomwe, hari ibyo aba yaretse. Bibiliya iravuga ngo ibyarindamu yanjye nabihinduye igihombo, niko Pawulo yavuze, ngo ndetse mbibona nk'amase kubw'ubutunzi butagira akagero buri muri Kristo Yesu. Rero hari ibyo ubura, hari ibyo wigomwa. Wigomwa umwanya, wigomwa umunezero, wigomwa ibindi byose wari kubona by'indamu, ariko ukumvira kugenda, ugahitamo kugendana n'Imana. Rero ntabwo Imana ibirangirizaho, igira kompasasiyo. Umuntu wese rero ugendera imbere y'Imana, Imana izirikana ibyo wigomwe, ikaguha umugisha ugendanye n'ibyo wagiye ureka ku bwayo. Muri iyo migisha rero ndagira ngo mbabwire itatu ikomeye, aba ariyo dusengeramo. Umugisha wa mbere Imana iha umuntu ni umugisha wo kurama, kugira ngo ujye ureba ukuntu abapagani bakenyuka, ujye ureba ukuntu abantu indwara zibica, ujye ureba ukuntu ibintu byica abandi, wowe ukabaho. Imana ibigira ngo ikugire n'ishuri, n'undi wese abone ko abakiranutsi badapfa gupfa. Uwo ni umugisha ukomeye ubonerwa muri Kristo Yesu kubwo kugendera imbere yayo, kuko n'umuntu utagendera imbere yayo arakenyuka, apfa vuba. Rero kurama ni umugisha ukomeye Imana iha abantu bagendera imbere yayo. Umugisha wa kabiri ni umugisha wo kubona ubutunzi byo mu isi. Yabwiye uyu mwami, iramubwira ngo kubera ko wicishije bugufi ukanyumvira, ukumvira amategeko yanjye, ikintu nkuhaye ni uko wowe utazapfa urupfu nk'urw'abandi bari gupfa, uzabaho ukiri umwami, uzakomeza ukaba umwami. Kuba umwami wenda twese ntitwabaye abami ntitubizi, ariko ndagira ngo mbabwire ngo n'iyo igihugu cyateramwo inzara, amapfa akaba menshi, ntabwo ibwami hajya hagera inzara, ntabwo ibwami basonza, ibwami nta cyifuzo cy'ibiryo kibayo. Rero mu migisha Imana itanga harimo no gukomeza ukabona imirimo, ugakomeza ugakora. Umugisha wa gatatu Imana itanga ni umugisha wo kugutsindira ababisha. Ndagira ngo mbabwire ngo umuntu wese wabyawe n'umugore arama igihe gito kandi cyuzuyemo umuruho, niko Bibiliya ivuga. Rero iyo miruho hari ituruka ku bazima babi, hari ituruka ku bakozi ba Satani babyiyemeje babigira umwuga, kandi rwose barakora bigakunda. Ariko mu migisha Imana itanga ni uko urya ibyica ntibikwice, bakakugambanira ntibikwice, ugaca mu nzira. Reka mbabwire, mu batubanjirije harimo Yohana, uyu nguyu watawe ku kirwa Ipatimo. Uyu nguyu yagerageje kwicwa impfu nyinshi, ariko zose nta na rumwe rwamutwaye, nubwo yari yaragambaniwe kenshi, ariko yapfuye ashaje neza kubwo kubaha Imana akagendera imbere yayo. Rero nsoje mbabwira ngo
gira umwete wo gushaka ukuntu ugendera imbere y'Imana, ntabwo uzabyicuza, kuko imigisha Imana itanga iruta kuri iyo wabonera kure yayo, maze tuyegere nibwo tutazakorwa n'isoni. Reka dusenge. Mana, turagushimiye kubw'ijambo ryawe, turabizi imigisha ibonerwa muri Kristo Yesu ni myinshi, ariko iyi ngiyi ihatse iyindi muri ubu buzima, ugendeye ku byo abantu twifuza. Uwo waha kurama, ukamuha ubutunzi, ukamuha icyubahiro, ndetse ukajya umutsindira ababisha, ntekereza ko nta wabona umugisha uruta uwo nguwo, ariko twe warayitwemereye nitugendera imbere yawe kandi dutunganye. Dufashe rero dushyigikire, kandi twizeye kuzakomeza kubana natwe muri byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.